Ndabasuje kandi mbahaye ikaze aho mugiye muherereye mu bice bitandukanye, ku bakunzi bacu mudukurikiye muri mu Rwanda, muri hanze y'u Rwanda, muri Canada, muri Amerika, muri Kenya, Tanzania, Uganda n'ahandi hose mujye mudukurikirana umunsi ku wundi, murisanga muri cya kiganiro cyacu cyiza cyane, cya kiganiro twigiramo byinshi, cya kiganiro gishishikaje cyane Love and Life. Uyu munsi rero mfite topic yacu ndizera twese turi buyisangemo, tugatanga ibitekerezo, tukagirana inama, tukungurana ibitekerezo byinshi cyane kuri iyi topic iravuga ngo ese ex wawe cyangwa se umuhungu mukundana aramutse aguporopoje utabizi wabyitwaramo gute? Ese wabyemera? Ese wabyanga? Ahangaha nimvuga umu ex wawe ntuwumve wa wundi mwatandukanye muterana amabuye, oya, ni wa mu ex. Hari ukuntu ukundana n'umuhungu cyangwa se ugakundana n'umukobwa, igihe kikaza kugera mukabona ko ibyo murimo mu by'ukuri mutari tayari mwembi, mukaba mwabiganiraho mugafata umwanzuro, mukaba mwavuga muti reka tube tubiretse tubanze tumenye icyo dushaka, ugasanga mutandukanye gutyo, mugakomeza mukabana neza nta kibazo, mukaba n'inshuti, mukajya muganira. Uwo muntu rero agarutse nyuma akaba yaguporopoza ashaka ko umubera umugore, ese wamwemera cyangwa wamuhakanira? Cyane ahangaha dore ko iyo umuntu ageze ku rwego avuga ati uyu mukobwa ngiye kuba namuporopoza ambera umugore, ni uko aba akubonamo icyizere cy'uko wavamo umugore akeneye, ko uri inzozi ziwe, uri umugore ashaka mu buzima bwe, ko muzabana ubuzima bwe bwose mukaba muri kumwe. Rero ahangaha harimo challenge ikomeye cyane ku bakobwa, aho usanga akenshi tujya tubibona ku mavidewo amwe n'amwe, aho usanga umukobwa bamutereye ivi wenda ku karubanda, ugasanga umukobwa yanze kwambara impeta, kandi mu by'ukuri yari umuntu bakundana, yari umuntu bari kumwe banamaranye n'igihe kinini wenda ahari, ugasanga yanze ko yamuterera ivi akanga kwambara impeta kuko batabiganiriyeho cyangwa se umukobwa atarabizi. Ese wowe urabyumva gute? Ahangaha harimo ibintu byinshi, ibintu binini, harimo ubwo ushobora kwemera kwambara iyo mpeta cyangwa se ntuyemere bitewe. Ahangaha nibyo tugiye kurebaho, tubijyemo, twibaze, wibaze uti nawe niba uri umukobwa wibaze uti iki kintu kiramutse kimbayeho nabigenza gute? Iki kintu kiramutse kije ntabiteguye, ntabyiteguye, ntari tayari, byangendekera gute? Mbere y'uko twinjira muri topic yacu neza, nakwibutsaga gufata ya masegonda abiri ugakanda kuri subscribe urebye munsi y'ino video, kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byacu bya buri munsi, nk'uko ntajya mbatenguha mbazanira ibiganiro byiza twisangamo twese kandi tukabikunda. Rero ako kantu ntukibagirwe ukande subscribe kugira tujye tugendana buri gihe mu bikorwa byacu bya buri munsi, kandi igitekerezo cyawe ni inkunga ikomeye kuri twebwe kandi ni nyamibwa. Ahangaha rero tugiye kureba kuba waratandukanye n'uwo musore, nyuma akaza akaguterera ivi bitewe n'uko mwakomeje kubana neza, bitewe n'uko akubonamo umugore yifuza mu buzima bwiwe. Ahangaha ushobora kuba waratandukanye n'umusore, ushobora kuba uri no muri iyi situation simbizi, mwaratandukanye mutandukana neza mubyumvikanyeho ku bushake bwanyu mwembi, ariko mukomeza kuvugana. Uko mukomeza kuvugana hari amakuru mugenda muhana, wenda uwo musore mwaratandukanye aragenda akundana n'abandi bakobwa bitewe n'igihe gishize mutandukanye, wenda yakundanye n'umukobwa umwe, abakobwa babiri cyangwa se batatu, akabona ko ari wowe akeneye n'ubundi. Nawe mu kugenda waragiye ukundana n'undi musore umwe cyangwa babiri, nawe ukabona nubwo uwo musore muri kumwe ukabona ntabwo ari umugabo ukeneye, cyangwa se wenda uramukunda, ariko wavugana na wa mu ex wawe ukamubwira ko ukiri single, utigeze ukundana n'undi muntu. Bibaho cyane, udashaka kwamenya ko hari improvement wagize wenda mu rukundo nyuma y'uko mutandukana, ugakomeza umubeshya ko utigeze ujya mu rukundo, cyangwa nawe akaba yakubeshya ko atigeze ajya mu rundi rukundo. Ugasanga ibiganiro mugirana bituma mugira connection iri strong, kandi ari umu ex wawe, bigatuma ari wa muntu ushobora no kugira ikibazo ukaba wamuhamagara ukamugisha inama bitewe n'ibyo muvugana, mukaba muvugana ubuzima bwanyu bwose, ukamubwira aho uri kubarizwa, ibyo uri gukora,
bikaba byaba ngombwa ko umubwira n'icyakubabaje nawe bikaba uko nguko, ugasanga mufitanye connection ikomeye cyane kandi mwaratandukanye bitari iby'urukundo, mwumva ko mutagikundana. Ibyo ngibyo rero bikaba byaha motivation uwo musore, akaba yavuga ati uyu mukobwa tuvugana twaratandukanye yego, ariko uburyo tuvuganamo ndabona ashobora kuba akinkunda atansubiza inyuma, akaba yagendera kuko wamukundaga mbere. Wenda mugikundana wasanga wowe umukobwa warakundaga uwo musore cyane, ukamukunda kurusha uko we agukunda, akaba yabigenderaho akavuga ati uyu nguyu nimuporopoza kuko ari we mbona wambera umugore nkurikije n'abo nahuye nabo ntabwo yansubiza inyuma, bikaba byakumotiva kuba wafata intambwe ikomeye ukavuga uti reka ntegure proposal, wenda muri iyo proposal nzamusabiramo n'imbabazi uko byagenze n'uko twatandukanye, nkamureka ndamusabiramo imbabazi kubera ko yankundaga, n'ubu ngubu nkaba mbona akimvugisha ashobora kuba akinkunda akaza kumbabarira, nkaba namugira umugore nkamushyira mu rugo. Ibyo ngibyo rero bikaba byatuma nanone ugira kwibeshya cyane, kuko mwa basore mwe muze mbarabureho gatoya, abakobwa mumbabarire ngiye kubona umuceri, kuko hari ukuntu abakobwa duteye. Umukobwa ukuganiriza niba mwaratandukanye akakuganiriza, yego yaragukundaga akakubwira uko ameze, akakubwira buri kimwe, sometimes akakubwira ko uwo boyfriend ntawe afite, akenshi siko biba bimeze, hari ubwo aba amufite ukavuga ati wenda ntago mbizi, ugasanga ari mu gihirahiro, cyangwa se ugasanga akuvugisha kubwo kukugirira impuhwe atari uko agukunze, mwaratandukanye bimuvamo bimushiramo, ariko agakomeza akakuvugisha kuko utamubereye umwana mubi nubwo mwatandukanye. Ndacyavuga kuri rwa rugero rw'uko mutatandukanye nabi, akavuga ati reka nkomeze muvugishe, si umwana mubi nubwo bitakunze ko dukomezanya, akakuvugisha kubwo kukugirira impuhwe atari uko agukunze, wowe noneho bigatuma wibeshya yuko agukunze ukurikije n'uko mwabanye n'uko yagukundaga, bigatuma wakwibeshya ugafata uwo mwanzuro. Ese uribaza aho ngaho numukorera proposal bizagenda gute? Aha ngaha uyu mukobwa rero yego uzategura iyo proposal yawe mu ibanga, ugende nibiba ngombwa utumira abantu, ukore ikirori kugira ngo wambike umukobwa impeta. Aho ngaho umukobwa numuhamagara ngo musohoke, kuko niyo nzira uzabicishamo, ntabwo uzamubwira ngo nje kukureba mu rugo, byanze bikunze uzamusaba ko musohokana, akwemerere kuko yumva ko nta kibazo, nubwo mwatandukanye yumva ko nta kibazo, mube mwasohokana. Nuzana ibyo bya proposal ntabwo uzi uko azareactinga, ntabwo uzi we uko ahagaze. Abakobwa icyo kintu gikunda kubabaho cyane, akaba yakwereka ko muri kumwe, akaba yakwereka ko agukunda, ariko mu by'ukuri muri we atari ko bimeze, abona ko atakwemera ngo umubere umugabo. Icyo kintu rero abasore mukibeshyaho cyane, kandi abakobwa nubwo bakunda cyane tugakunda nk'abasazi, ariko nanone iyo umukobwa yatandukanye n'umuntu kugira ngo azongere amwiyumvemo nka mbere biba bigoye cyane. Kandi abahungu mwebwe mwumva ko byoroshye, mwumva ko umukobwa wagukunze akagukunda akagusarira isaha n'isaha wagaruka akakwemera, akenshi ntabwo ariko bigenda ku bakobwa benshi. Ikindi aha ngaha nituva kuri uyu mu ex, reka tugaruke ku bantu bakundana. Ukundana n'umusore mumaranye wenda imyaka 2, imyaka 3, amezi 6, harimo interval y'igihe kinini mumaze mukundana. Noneho uyu musore nubwo mukundana, muganira ibindi bintu byose pe, mukaba mwaganira mukareba, mugashyira hamwe mukavuga muti ese dukoze iki nticyatubyarira inyungu kurusha uko umwe yagikora ari umwe, ukaba waba nk'umupatena we mu kazi, mugafashanya mu bintu byose, ariko mu rukundo rwanyu, muri uko gukundana kwanyu, nta munsi n'umwe mwigeze muganira ku kintu cyo gushinga urugo, nta munsi n'umwe mwigeze muganira ati ese njye nawe mu myaka iri imbere urumva twazabana gute. Nta munsi n'umwe mwigeze munaganira ku kintu gitoya cyerekeza ku kiganiro cy'urukundo. Ugasanga aho ngaho uri umusore kuko wenda ukunda umukobwa cyane, ushobora kuba uri umusore ukunda umukobwa cyane kurusha uko uwo mukobwa agukunda, cyangwa se ukaba ubona ko niba uri umusore ukunda uwo mukobwa cyangwa wagukunda cyane, ukumva wowe ko ari we mugore ukeneye,
ibyo ushaka mu mugore wese wowe wumva wifuza n'ibyifuzo byawe ukabona arabyujuje, ukumva ko uwo mukobwa wamuporopoza akakubera umugore. Ariko wibuke ko ntabwo mwigeze muganira ku kintu cyo kurushinga, ku kintu cy'uko mwakubakana mukagera kuri byinshi nk'umuntu umwe, ntabwo mwigeze mubiganiraho. Ukibwira ko rero kubera ko umukunda cyane akaba nawe agukunda, ukumva ko numuporopoza ari bubyemere, ugategura poropozo, ugatumira abantu, ugatumira famiye, ntiwigeze unabimuganirizaho ngo wumve icyo abitekerezaho. Wenda upanze ibyo bintu byose, uwo mukobwa wowe nubwo agukunda muri kumwe. Nanone hari ikintu kiba ku bakobwa, abakobwa muze kunyihanganira, ndi umukobwa ndabizi, hari ukuntu umukobwa mushobora gukundana mukaba mwanakundana imyaka 6 agukunda pe by'ukuri, ariko nanone akabona utaba umugabo yifuza. Ibyo bintu nabyo bibabaho cyane. Abakobwa bagira gushishoza, umukobwa mushobora gukundana mukajya mukorana ibintu byose, mukaganira byinshi cyane ku buzima bwanyu, mukaganira byinshi cyane ku byo mushaka kugiranaho, mukaba mwakorana bizinesi, mukaba mbese buri kintu cyose wowe nk'umusore wumva ko umugore mwiza, umugore muzima ukeneye wakubaka urugo yujuje uwo mukobwa ukabimubonamo. Ariko umukobwa we akabona ntabwo uhura n'ibyifuzo by'umugabo akeneye mu buzima bwe, akagukunda pe ntanakwereka uruhande rubi, akagushyigikira, akaba yakugira n'inama se, akakwereka inzira nziza ugomba gucamo kugira ngo uzabe umugabo muzima, ariko muri we mo indani abona ko utari umugabo bashakana, utari umugabo wamushyira mu rugo ngo abe yabyemera. Rero wowe kubera ko mukundanye igihe kinini uri umusore, ukibwira ko wa mukobwa numuporopoza, numusohokana ukamwereka impeta, kuko mwibeshya ko abakobwa benshi bakunda ziriya mpeta, ntago umukobwa yasarira iriya mpeta atagukunda, keretse nyine bya bindi byateye aho usanga umukobwa aje yishakira amafaranga ufite. Ariko umukobwa ugukunda by'ukuri ntago yakwambara impeta yawe abona ko utazaba umugabo w'ibyifuzo byiwe. Rero aho ngaho nujya kumuporopoza ntago uzi reaction ari bugire, ntago uzi uburyo ari bwakire iyo mpeta ugiye kumwambika, kubera ko ntago mwigeze mubiganiraho. Nubwo mwaganiriye byinshi ku buzima bwanyu, mukaganira byose, ariko hari ikintu mwibagiwe kuganiraho cy'uko mwashakana. Icyo ngicyo ndatekereza ndamya ntashidikanya ko cyakakubereye ikimenyetso cy'uko uwo mukobwa atari interested yo kuba yaba umugore wawe, akeneye ko nyine mukomeza mugakundana, ariko ataraba tayari, atarafata umwanzuro ko ari wowe wamubera umugabo. Rero niba ugiye gutegura iyo poropozo utararebye kuri izo mpande zose ngo urebe ko umukobwa atigeze anabikubazaho cyangwa se wowe utabimubwiyeho, urumva harimo ikibazo cyane. Nujya kumwambika ya mpeta ntago uzi niba ari buyakire cyangwa se niba ari buyireke. Ari naho usanga abasore benshi muri iyi minsi basigaye baseba cyane bagiye kwambika umukobwa impeta, bari kumwe banasohokanye bari kuri date, yayimwambika umukobwa akayanga, akamubwira ko ari no kumusebya mu bantu, kandi byitwa ko bakundana banamaranye igihe kinini. Ukibaza impamvu ibyo bintu bibaho cyane, nuko uba utarashishoje ngo urebe impande zose, urebe uwo mukobwa ambonamo umugabo yifuza, kuko byanze bikunze umukobwa ukubonamo umugabo yifuza arabikwereka, aranabivuga kenshi. Ariko iyo utari umushishozi, mukorana ibyo byose mukishimana, ukibwira ko umukobwa akubonamo umugabo wifuza. Aha ngaha rero wakibaza ngo njye kujya ku ruhande rw'abakobwa, niba uri umukobwa iki kintu kikakubaho, umu ex wawe mwari musanzwe muvugana, waramufashe nk'inshuti yawe, ukabona akoze icyo kintu, araguporopoje mu ruhame, ese wakora iki? Wabyitwaramo gute? Aha ngaha abakobwa benshi kubona agerageje kuganira nabo, ahita akubwira ati ibyo bintu ntibibaho, yaba yaranasaze. Ukumva nyine ni ibintu atumva neza. Noneho hazamo ex wawe, even niyo yaba akubaha bingana gute, naje gusanga ko nkurikije nyine n'abo ngabo nagiye nganira nabo, ntawakwambara iyo mpeta yawe, ntawayambara, kuko uba wagizemo kwibeshya gukabije n'uburangare bukabije. Aho ngaho nujya kumwambika ya mpeta, bitewe n'uko umukobwa ateye, bitewe n'imico y'umukobwa afite, uzamwambika ya mpeta atitaye abantu bahari,
atitaye ku bintu, ku mbaraga wakoresheje, atitaye ku byo wateguye, ya mpeta abenshi banga kuzambara. Nibwo uzasanga usebeye aho wateguriye ikirori cyawe kandi wari uzi ko ari bubyemere, ugasanga urasebye. Akanga kuyambara, ababyeyi bawe barahari, wenda ushobora kuba wanatumiye n'ababyeyi be simbizi, inshuti zawe zirahari, ugasanga baguhaye urw'amenyo, bakakuvuga nabi, cyane cyane aho ngaho pe, uretse kwihagararaho bya kigabo, ariko ubusebye kuba umuntu aba azi ko umuntu wagiye gutekereza ko ugiye kumuporopoza aba yabyemeye, nawe wabyemeye, mwanabiganiriyeho mukabifataho umwanzuro, mukabona ko igihe kigeze cy'uko mwashinga urugo. Rero iyo bigenze gutyo umukobwa akanga iyo mpeta, ni hahandi abantu benshi bahita batekereza ibintu bitandukanye. Bashobora gutekereza ko wowe musore udashobotse, kuko abantu benshi muri sosiyete bazi ko abakobwa bakunda ubukwe pe, bazi ko abakobwa bakunda ubukwe ari ryo shema ryabo. Rero niba ugiye kuyimwambika bakabona umukobwa yanze impeta, ushobora no kubaguza impeta ihenze pe, bose babizi binagaragara, ugasanga umukobwa iyo mpeta arayanze. Aho ngaho ntabwo bazareba umukobwa, ntabwo ari we bazajajinga, ni wowe bazajajinga umuhungu. Bazahita batekereza bamwe bavuge bati uyu musore ashobora kuba adashobotse, uyu musore ashobora kuba amuca inyuma, uyu musore ashobora kuba atazi gufata inshingano, batekereza ati uyu musore ashobora kuba ari indaya, batekereza ibintu byinshi cyane kandi mu by'ukuri atari ko bimeze, ahubwo ari uko habayemo kwibeshya, ugafata umwanzuro uhubutse, ugategura ibintu utabiganiriyeho n'uwo ugiye guterera ivi. Ikindi tuvuge iyo mukundana, noneho iyo mukundana nabwo ugakora icyo kintu utarabanje kumenya ibyifuzo by'umukobwa, utarabanje kumenya icyo umukobwa akeneye, utarabanje kwiga cyangwa se ngo ushishoze urebe ko uwo mukobwa akubonamo umugabo yifuza, ugahita wowe uhubuka ugategura poropoze, byanze bikunze uwo mukobwa ntabwo azambara iyo mpeta, gusa ashobora kukubaha, akakubahira ko uri mu bantu, akaba yakwambara iyo mpeta, ariko bibaho gake, abenshi ahita yikujugunya akabwira ati waranasaze, burya njyewe ntabwo nakubera umugore, sindi tayari, agahita abikubwirira aho ngaho mu ruhame, kandi mwakundanaga pe, mubwirana amagambo meza y'urukundo, mwumva mufitanye future ejo hazaza, muganira ku by'ejo hazaza, ariko mutaganira ibyo mu rugo, ibyo kurushinga. Ushobora kuba waganira n'umuntu mukundana, mukaba wenda mwapanga nk'umushinga, ukavuga uti njyewe wa mukobwa we, niba dukundana ndashaka ko mu myaka ibiri tuzaba dufite bizinesi n'iyi njye nawe dukorana. Kuba mwagirana bizinesi ni kimwe, no kuba mwakorana bizinesi mukundana nka boyfriend na girlfriend bisanzwe ni ikintu kimwe, no kuba mwakorana iyo bizinesi muri nk'umugore n'umugabo nacyo ni ikindi kintu, urumva ko ari ibintu bibiri bitandukanye. Niba mugiye rero kuvuga ngo iyo myaka ibiri muzakora iyo bizinesi as a boyfriend and girlfriend, niko umukobwa we azabyumva, ntabwo azabyumva ko muzakorana iyo bizinesi yitwa umugore wawe, byemewe n'amategeko n'abantu bose babizi, muzayikora nka girlfriend and boyfriend. Uwo mukobwa niko ubimubwiye, niko we anabishaka mu by'ukuri. Noneho wowe urabyitiranyije kuba umubwiye ko icyo gihe muri iyo myaka mushaka kuzagera kuri ibyo mwembi, ugahita wumva yuko yemeye ko azakubera umugore. Urumva aho ngaho ugezemo kwibeshya cyane. Abakobwa mujye mubitondera iyo bigeze kuri iki kintu, bigatuma wibeshya ugahita wumva ko agiye kuba umugore wawe. Niba yemeye ko iyo bizinesi muzayikorana muri icyo gihe, urumva biri muri future, mufitanye gahunda zo muri future, ukumva ko nyine kuba umugore wawe nicyo kintu nawe yifuza, ariko mu by'ukuri bitandukanye n'ibyifuzo bye. Nujya gukora ya poropoze, uwo mukobwa ntabwo azambara iyo mpeta. Nugira ibibazo ugasanga uwo mukobwa ni wa wundi utagira disipurine, uvugira aho ngaho, utita ku marangamutima y'abantu, azahita agusebereza mu ruhame. Gusa abakobwa muze kuza muri komenti mumbwire neza cyane mwebwe ukuntu mubyumva, kuko ahangaha umukobwa niwe ukorerwa poropoze, niwe wambikwa impeta, ntabwo umukobwa yambika impeta umusore. Niyo mpamvu ndi kwibanda ku bakobwa cyane ahangaha, ariko n'abasore namwe ntabwo muhejwe, muze kuduha ibitekerezo cy'icyo mwakora. Ese ni ukubera iki wumva ko wajya guporopoza umukobwa mutaganiriyeho? Ibyo byose turaza kubinyuranamo kugira ngo muduhe ibitekerezo
n'abandi banatekereza gukora ibyo bintu bakaba babyitondera, bakabanza bashishoza, bakamenya ibyo bagiyemo. Aha ngaha rero hari umukobwa uzaza akavuga ati uyu muntu nubwo ari umu ex wanjye, yari inshuti yanjye, reka ndeke kumusebya. Akavuga ati iyi mpeta yongeye kuyambara kuko famiye ye irahari, famiye yanjye irahari, inshuti zacu zirahari, ntabwo ndi bumusebereze mu bantu. Akaba yakwambara iyo mpeta kuko muri mu bantu mugakora pati ukishima, mugafata ariya mafoto yose bafata ya proposal, ukabona ni ibintu byiza pe. N'uwareba n'amafoto akaba yavuga ati wow, aba bantu bagize proposal nziza. Ariko nimugera hirya, kuko wakoze ibyo umukobwa adakeneye, atanabona mu buzima bwe imbere ye hazaza, atabona hahari, azahita agusubiza ya mpeta. Nimugera ku ruhande azahita akubwira ati bro, akira ibyawe, ibintu wakoze nanze kugusebereza mu bantu, ariko sinaba umugore wawe. Uwo mukobwa azaba yakubashye. Ariko nanone mu kukubaha, si mpamya ko abantu nibabona ukwezi kumwe kurashize, amezi abiri, umwaka urashize, nta mihango y'ubukwe murimo gutegura, nta murenge murimo gutegura, ntibakibabonana, komenti zizaza ari nyinshi. Abantu bazabazira ari benshi, babibasire, batangire bibaze impamvu mutarimo gukora ubukwe. Kuko biba gakeya ko abantu bakorana proposal hagacamo igihe kinini, amezi 6, umwaka, imyaka 2 batarakora ubukwe. Biba bigoye cyane kuko umuntu agukorera proposal ashaka ko mugira ute, mujyana mu rugo, mukubakana, mukubaka umuryango. Rero nitubona mwakoze iyo proposal mukamara icyo gihe kinini mutarajya no mu murenge, ni hahandi umuntu umwe uzajya kumva, wumva araguhamagaye akubwiye se, aguhamagara uri umusore akubajije se wa mukobwa byagenze bite. Nawe nk'umusore akenshi mu kwihagararaho uzashaka ikinyoma ubeshya, either ubeshyere wa mukobwa, umushyireho ingeso atagira, umwandagaze, umuvuge nabi, kuko mu rwego rwo kwihagararaho, kugira ngo abantu bataza kugushyiraho urubanza barushire kuri wa mukobwa. Nawe wa mukobwa wemeye kwambara iyo mpeta, wayambaye yego wanze kumusebya, ariko nanone wirengagije ingaruka mbi zizavamo, zizaturuka kuri feedback z'abantu. Abantu baza nabo bashobora kuzaza bakakubwira ati kanaka yavuze gutya na gutya ko wakoze ibi n'ibi, akaba ariyo mpamvu mutakoze ubukwe. Ugasanga babaremyemo amakimbirane hagati yanyu, kandi bitari ngombwa, ari ibintu mwakagombye kuba mwarakumiye mukabivuganaho mbere. Nawe musore ukundana n'uwo mukobwa, nujya kumukorera iyo proposal mutabiganiriyeho, nawe nuko bizagenda. Either uwo mukobwa azagusebereza mu bantu, aho ngaho ntabwo azita ku gikomere uri bukuremo, ntabwo azita ku bantu ibyo bari bukuvuge kugira ngo we azikureho rwa rubanza. Yego azaba yikuyeho rwa rubanza yuko atambaye impeta yawe, ariko nanone nawe ku rundi ruhande azaba agaragaje ko atari umwana mwiza, azaba agaragaje uruhande rubi ko uwo mukobwa atubaha abantu. Yego, ariko we bizahita birangira, nanone ubyibuke ko bizaba ari iby'icyo gihe gusa. Ariko nanone wa mukobwa we nuyambara ukavuga uti uyu musore reka mwubahe, ndeke kumusebya mu bantu, nyambare nitugera hirya ndayimusubiza. Yego nawe uzayimusubiza, ariko nanone umenye ko hashobora kuzazamo ibintu byatuma utakishimira, ibintu byakubabaza, ukumva ko wakoze ibyo utagombaga gukora, wagombaga kuyanga, ntiwite ko uwo musore ari busebe, ukaba wamusebya mu bantu. Aha ngaha rero mwa bantu mwe ni ukugira gushishoza. Ibi ngibi ari nabyo bituruka, ushobora kuvuga ngo wenda ari nk'urugero natanga, reka nemere dukore ubukwe nubwo ntamubonamo umugabo nifuza, ariko kuko dukundanye igihe kinini, ukavuga uti reka ndeke kwangiriza cya gihe nataye dukundana, ndeke guta umwanya. Ukaba wavuga uti reka nkundane nawe, nemere nambare impeta ye, dukore ubukwe, tunabane pe. Ariko se uribaza nubana n'uwo muntu utabonamo ko yakubera umugabo ushaka, uribaza nimugera mu rugo bizagenda bite? Ni hahandi uzatangira guca inyuma umugabo wawe, ni hahandi uzatangira kumva umugabo wawe nta kintu avuze mu rugo, usange mugize urugo rubi kuko mwahisemo nabi, usange mugize urugo rubi kuko wanze kuvugwa, cyangwa se wanze ko icyo gihe mwakundanye gipfa ubusa. Wemere ubane nawe, bitume
ubaho ubuzima utateganyije kubaho. Ejo n'ejo bundi ni hahandi tujya kubona tukabona abantu bakoze ubukwe icyumweru kimwe, ukwezi kumwe bakoze divorce baratandukanye, cyangwa se ukumva ngo abantu bakoze ubukwe mu rugo bakiri abageni batangiye kurwana, ugasanga ni ikibazo gikomeye ari nabyo biteye muri iyi minsi. Kuki ubundi umuntu aguporopoza, ubundi wakwibaza ngo ni ikihe gihe cyiza noneho, ni ikihe gihe cyiza wakoramo poropoze, ni ikihe gihe cyiza wakwemera gukorerwa poropozo ukaba wakwambara impeta? Icyo ngicyo ni ikibazo wakwibaza kandi koko kirumvikana. Aha ngaha abantu benshi ntabwo baba babizi, gusa njyewe ikintu navuga kuri aha ngaha, igihe wumva, igihe ukundanye n'umuntu ukabona uwo muntu ahaza ibyifuzo byawe, ukabona umuntu arakubaha, ukabona umuntu arakunganira mu byo ukora, ibitekerezo byawe arabishyigikira, aho bitagenda neza akakugira inama, ukabona ni wa muntu muri mu murongo umwe, ukabona umugabo wifuza ibyo wifuza mu mugabo arabyujuje, nawe wa musore uwo mukobwa ukabona ibyo wifuza mu mugore arabyujuje, ukiga ingeso ze nziza, ingeso ze mbi zose ukabimenya, ukamenya uti ku mugore wanjye ngiye gushaka ibi ngibi nabyihanganira, ibi sinabyihanganira. Ibyo adashoboye guhindura ukaba wabyihanganira, ukavuga uti ibi ngibi nta kibazo, ntabwo byatuma tubana nabi. Yego tuzajya tugongana kubera iki kintu nagikora, ariko nanone ntabwo byatuma tutabana, twabisolvinga tukabana neza. Icyo gihe numva ko ari cyo gihe cyiza wagafasha umwanzuro ukavuga uti noneho uyu muntu namuporopoza, n'umukobwa nawe akaba yavuga ati ku ruhande rwe uyu muntu nakemera poropoze ye, tukaba twabana nk'umugore n'umugabo. Ndumva icyo ari cyo gihe cyiza, hahandi ubuze umuntu ku buryo reka nguhe nk'urugero, ku buryo nk'ubu ngubu nshobora gushakana n'umugabo cyangwa se nkakundana n'umusore ku buryo niyo wambwira ngo yanciye inyuma ntabyemera, keretse wenda mbyifatiye. Aho ngaho nicyo gihe cyiza uba utangiye kumva ko noneho uwo muntu mwaba umuntu umwe, mukuzuzanya, mukabana neza, mukagira urugo rwiza. Ndumva rero igihe cyiza cyo gukora poropozo ni igihe wabiganiriyeho n'uwo mupatena wawe, uwo muntu ushaka ko akubera umugore cyangwa se akubera umugabo, mukabiganiraho mukumva muri mu murongo umwe, mukumvana, mukabyumvikanaho, kandi mukajya mukosora ibibazo byabaziye muri kumwe. Icyo nicyo gihe cyiza numva umuntu yagakoze poropozo. So mbere y'uko nsoza rero, ndagira ngo mbibutse ko mwajya muri komenti mukaduha ibitekerezo byanyu. Aha ngaha njye mbabwira uruhande rwanjye, nawe waza ukatubwira uko ubyumva, ukatubwira igihe cyiza umuntu yagakoreye poropozo, cyangwa se ukavuga igitekerezo cyose ufite, inama ufite ukayiduha, inyunganizi ufite ukayiduha. Nanone mbibutsa gukora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Niba ubona ko iki kiganiro kigufashije, hari icyo kiguhumuyeho wirengagizaga, wagisharinga mugenzi wawe kugira ngo nawe abashe kungukiramo ubumenyi, abashe kungukiramo ibyo yagakoze mu gihe ategura guporopoza umukobwa babana, kugira ngo azirinde bya bibazo byo gutuma yasenya cyangwa se byo kuba yaseba mu gihe banze kwambara impeta yiwe. Nanone mbibutsa ko mbakunda cyane, Imana ikandusha. Mwakoze kubana natwe.